moments later. God have mercy upon us. Haleluya. Bakristo bavandimwe muraho tunywegake church. Nishimiye kubabona. Aba mwese mwahageze. Nkuko mubizi rero bisanzwe buri cyumweru tugomba guteranira hano, tugomba kubanza tugatora. Abizi gutora kari byo bya mbere. Ubwo rero code murayizi ni yindi isanzwe. Mutore kuri ya code, amazina ni yayandi, tunywegake church. Murabona. Hanga dutora muri mutano. Ongera hayandi. Wowe ushize hangaye? Rengaye. Mirongo inani Nayo ngaye rwose. Urusengero abo urabona urusengero rw'ubugoro? Utatuzayazana wana. Shyira amafaranga. Mu bintu byo kwijya muzamwiturire. Murabona izi ntebe mwamwicaye tuba twazitoraguye. Ego warugerageje 500 nta kibazo. Pastor Jena Ugisha n'amatama ariko ubutaha nzazana mesh pastor nasiganye igice nisanze mfite igice cya kuri balance reka niyo nkanda sigaye nta yandi rwose pastor nayanywereye kabisa n'ikindi gihe yego wowe nangaye amanya na rwose iyo mbisena reba neza nanze tunywegake church nanze n'ikirarane cy'umwaka ushize kandi kuko waranye wavuze yuko nugaruka uzayatanga yose ariko isezerano mwama ntabwo riragerwa ubukene bumaze kuba bwinshi ibintu byose n'ubu nagurishije ne yanjye kugira nyazane bagurishije ne yawe ese so wambwiye ngo nza ninzaya no amenshi nzabona imodoka umuntu ubona n'urusengero mamusengeramo ubona rwarubatswe na so na nyuma mabona se izi ntebe oya nsubiza izi ntebe mwamwicaye mwana tuba twazitoraguye nagenda ikigisho cy'umunsi pastor undi munsi ujya kwitesha ubwo buceri tuzabipfa aha bene data ego murakoze abatuye make n'abatayabonye nta kibazo ubutamuze subire reka twinjire ukigisho cy'uyu munsi reka turebe indirimbo yo muri Zakayo sorry ni Zaburi Zaburi rega gusaza si ikintu usaje kare bo Zaburi hagiye udufasha atere indirimbo tubona umurongo wa kangahe dufashe utere uzamure hejuru dufashe wowe musore mbona muto inyoni yari iri mu biti ukira mukamana ndaguha inzoga ariko nabya God have mercy upon us. Akanyanga mu mutaranda kakuroga. Indirimbo muri urusengero. Ko ni indirimbo yo mu rusengero nuko mwebwe mutayizi. Pastor ni muzaze bagiye muzaze nyibigishe kwerekana
asa njyewe none se urusengero rwanyu no kurwana cyane murimo kandi none se si mwari mumbwiye ngo ngendeye indirimbo yo mu gitabo niba mutayizi iyo ndirimbo keza niyo bibira ni nakwerekamo indirimbo rizabo inyoni yari idumye iri mu giti imvura muri kamana iyo ndirimbo iri mwaho mu gitabo mu murongo wa gatanu ese musigaye munarwana pastor uru rusengero njyewe masubiza amaturo nabimenye tumishaka Yesu uru rusengero n'undi munsi njye sinzarugaruka pasiteri amudita urushyi namuhaye n'amaturo yanjye nuko nabimenye nkizana agacupa kanjye mugani ya ndirimbo muhambwe w'umupasiteri amubite n'amaye amaturo yanjye nzabishuti n'icupa naho abahambwe gusenga birananiye burundu pe abahambwe mbateye inyoni yaridumbye iyi ndirimbo izwi n'abantu bose zana n'ibintu wazanye zana n'ibintu tugarutse ko n'ibyo bintu wazanye aha ngaha numva ni ibintu wazanye ubundi n'umuntu urota cyangwa urusengero twajemo cyangwa ntabwo kanakonjema neza ibi wabikuye hehe pasiteri kamaye nka dada pasiteri anywa inzoga umupasiteri muzima anywa inzoga haleluya haleluya amena bakristo bavandimwe nyuma y'ibibaye reka tubyirengagize kamupfukame mbasengere hanyuma buri wese atahe reka ibintu ntibishoboka sinzanagaruka reka God have mercy upon us. Jiwe ntabwo mvana pasiteri atamaye inzoga yanjye ndamwica ntabwo bishoboka njyewe inzoga yanjye urayima njye nakwica utamaye inzoga yanjye ntabwo bamamureka amaturo yanjye urahita umana amaturo yanjye nagwa Nuze we, reka mbwira, ngenda kubwira. Akimbwa kashobotse. Satani ni ibiremwa by'Imana yashyizeho ibiha power.